ntacyaha ntabwo turimo kwiganirira ndaje kuganira noneho uranteze ese ko wambaye hano ni mpamvu bisa n'imwishimishije ndacyariho ndahumeka ndacyariho ndahumeka dore ngiyi inkoni noneho unkubita umukongoti nanjye mukubitisha nta muntu ugomba kunkoraho mureke niganirire n'umuntu dufitanye ikibazo kuko inkeragutabara ibyo zankoreye narazibona nta n'urukundo mugira n'umugabo arafata agakanda amabya azi n'ukuntu aryana ugakanda amabya umuntu wambaye ipingu ariko duhuje namukubita noneho nkisarisha noneho bakavuga ati wakubiswe n'umusozi namukomagura n'ubundi nkagenda banziye yuko nari umusazi nanjye iyo sheni nagenda nkayikura ndabizi ubukomanga n'abantu ndi kubona mucitse ntabwo mwanjyana dore kure mama wambyaye ntabwo mwanjyana ntabwo mwankura ahubwo ewana ni ipoto se ntibababwiye yuko nayuriye nuriye ipoto y'amashanyarazi ngarukira ku mwamba nashatse kwiyahura niyahuye ntacyo muzayabihombye ntacyo umwana wanjye niwe waba uhombye umwana yambwiye ati ntabwo igihe cyo gufata irangire nzakurega ku mwana wanjye yamuhohotera se dore ngiyi nkoni niyo mwaba muri 10 n'ukwifashe nanjye mupango itangazamakuru ni nabyo nkeneye ariko ubundi kuki umuntu bamugonga itangazamakuru rikaza kuki badahamagara yuko hano hari umuntu wambaye ubusa buri ngo iryo tangazamakuru ni bari byo nkeneye bari urumva kwiririmbira ngo twishekera papa wanjye n'uwo mupira uwuzanira aho wambaye rero ni ugiye hagati igenda gakeya navuze twumvikane none utangiye gukura leta bari abagenzi urambwira nyamara abasa n'abafata bakababwira ngo nibagende babwire se kandi niba batabishaka bakane nabo ahubwo bakemura ikibazo dufitanye niba ko hari usigara nanjye leta ngiye barahaguma yegora impamvu nambaye ubusa rero nyikubwire rero musaza impamvu usanze nambaye ubusa nk'umuntu w'umugabo wabyaye njyewe ngeze kuri ribu njyanye abatangabuhamya kuko barabantu mpageze komanda niba yanariye ruswa ibyo n'ibimureba hari aho ruswa idakora muri iyi leta ya Kagame ati bagufunge urumva niba umuntu rero ujyanye abatangabuhamya afungwa nanjye kubera ko nzi ko nta muntu ufunga umuntu wambaye ubusa bisaba n'ibindi mvuye ijari nambaye bogisa ngera hano kandi njyewe niyo wampa 1,100 ngo mbara ubusa ugende mu muhanda ntabyo nakwemera sinafatse 30 ngo bire ariko niyo w'amasenka ntabwo nayido mbure mama wambyaye paka tugeze imbere y'ubushinjacyaha nkatanga ibimenyetso simusiga itegeko rikavugana rigahana n'abo wahaye ruswa niba kuko bahana wageze kuri rero uvuga yuko namenaguye ibirahure ibyo birahure ugomba kubyereka wavuze ko nasaze namenaguye ibintu nashatse no gufata n'umugore wawe ku ibyo byose abantu bakugira inama n'izina ry'Imana uratinyuka ukavuga ngo namenaguye ibirahure ngo nigize umusazi ngo nashatse no gufata umugore wawe
ufite umugore mwiza cyane kandi ukiri muto, kuba wararongoye muri Burundi ntabwo bivuze ko ugomba kunkandagira kubera ko uri umukarani, ariko amafaranga adakora si rwose ati wageze ku murenge hari uko byagenze, ariko wabaye ibimenyetso, wabaye ibimenyetso reka umurenge wari wambonaye oya ntabwo ubona se ntitwajyanye tugezeho byagenze uko byagenze se ntubizi nyine ariko byagenze yewe hari ikibazo nayo ifite isukari nayo ifite n'imbere y'abaturage nabivuga kuba warabiciye uyu muntu isukari n'ubu ko noneho reka mubaze yewe iyo mutanshiga noneho cacika nukugisha ukuri turi bwumvikane njye naragukubise ntabwo wamubise ntabwo wamubise rwose ntabwo wamubise n'ako gatelefone ka gatushe si we wakibye kandi nyine ingukuze gutyo rero turi bwumvikane ntuzi ko n'imbere ya komanda nabivuze ntabwo nagukubise reka nanjye ngo bazukubise ntabwo ari iyanjye siyo yikubise hasi hano niba yarisize simbizi kuko wari wanyize wari wanigishije kandi uvuga ko ntagukubise oya none se kuniga no gukubita n'ibintu bitandukanye wowe wafashe ishenete urayikura umugore wawe utabeshye erega n'ibintu byabaye abaturage nshaka twumvikana ubundi se byumvikana nawe ko wagiye imbere ya komanda ukavuga ngo namenaguye ibirahure imodoka ntiyaje uko bantwaye ntiwabibonye ntibahise banyambika amapingu bakantwara igiharu kandi ukimeze gutyo umwe yakanze amaso kuyabona ngo numvise biriya byose biri mu cyuma hariya kuri Kacyiru ariko nareze ibyo bakavuga bariya ngomba kubareka ukwabo kuko nabo wari ubayoboye ari nabo banyambitse amapingu uwo kubona icyaha kigomba kumubazwa ariko kesi yose yatangiriye hano kandi ni papa wanjye oya tusezeranye yuko ugiye kwambara ukamubwira oya wowe ukamubwira nanjye ntibumubwire mubwire mu ncamake njye namubwira mu yaramba kandi wowe utusezeranye ko ugiye gukimubwira umupira uri kuri polisi ni na rya kote ryawe niho riri noneho ikizibiti polisi iragifashe ugize amahirwe ariko ufite hari impamvu ituma uri bugume n'ubundi mwiriya ko tujya kuri masimbuwe wari wanyuze reka nkubwire noneho we yanze kukubwira uyu mugabo nanyuze hano usanga yabikiye isukari abantu bakorera bano babuze isukari bayibitse bamaze kuyimubitsa mama nyirayo yaraje aramubwira amaze kuyimuhereza bakaraza ayigurisha aba bacururiza mu mahanga amaze kuyibamugurisha uyu nguyu aba ari buyibika yamaze kuyibika nyir'ukwiba isukari ari we wayigurishije yohereza SMS y'icyuma ihwanye n'amafaranga umumama yagombaga kwishyura noneho ariko ayohereza iyo SMS akoresheje iyi simukadi badasanzwe
yinjiye asanga ya SMS ni igitumo. Amaze gusanga ari igitumo nano ahamagara wa mumotari ati ashaka ngo amubaze umubwire yuko bamutunguriye. Asanga nimero yayikuyeho. Hakaba hari umuntu wabonye isukari ko yaje hano kwa Emile. Asa Jimmy ajya kara wa mumama ati isukari yari iri kubera ko yamwishije. Nimara kumva ibyo ngibyo kuko n'aba bose batora. Ahise mbwira uwo mumama uyu mugabo wabona televiziyo bagere karebe yabitse kandi yabikiye umuntu uko nayo wabikiye. Ahubwo uyu mumotari wamutwariye isukari niwe mujura. Niba atari umujura akugaragarize. Umva hano kwa Emile rwose mutambukire kwishima. Hano kwa mukunda abantu mutange inzira abajyanye. Uyu ni umuturage wishyura inzu akakenera minerivare z'abana. Mukinguruke abantu hano nta zibabazi. Mubabaze ku buryo abantu oya mbakubita amahoro ikize n'inka n'izigikubita. Ihangane mwigenge. Mwatambutse mukiyamamara hano ibiciro babikubise hasi. Umuceri waguraga icya 3 hano ni icya 250 bakagusigiramo ikibiriti cya 50. Kawunga yaguraga 1000 hano ni 950. Abo mutambukire kwishima ari kwa mukunda abantu bakeneye kurya ubugari. Hano hari tomusoni hari ni poromosiyo mutambuke rwose. Tanzania wakulima wakulishiwe huko ndio kapanga. Hapa ni hapo. Tukuna mtu pale. Ni kuna kosa. Hapo naye Musaza, desante muntu wanyu basuhuje ariko batutabanye nawe. Begukihisa n'uburanga mbega impano y'Imana.